uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'Ubufaransa bitewe n'uburyo yagiye akora indirimbo nyinshi zakunzwe ndetse n'ibitaramo bitandukanye yagiye akorera hariya muri kiriya gihugu cye cyangwa se ku isi hose muri rusange. Gusa ariko ni umuhanzi ufite inkomoko mu gihugu cya Congo, akaba ari havuka, uwo nawe bamwita Maître Gims. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi yongeye gukora icyafashwe nk'ikosa rikomeye ndetse no gukora mu jisho igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakunzi bacyo ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abaturage bacyo muri rusange. Gusa ariko ushaka kubaza uti ese byagenze bite? Uno mugabo yateguye igitaramo nicyo cyatumye ibintu byose byinduka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu makuru ya politiki atandukanye. Ibi nibyo byatumye abantu bose bamuhanga amaso ndetse abenshi batangira kuvuga yuko ibyo akoze ari ibintu bikomeye ndetse bishobora kubyara ibibazo bikomeye. Gusa ariko mbere yuko dukomeza, kandi subscribe, sige comment, like, tujye tubara buri munsi mu biganiro bitandukanye usanga hano kuri Philox TV. Ngiye uri kuva kuri mikoro ni Philox M. Gusa ariko nkundira nk'ikaze wowe nkurikiranye muri aka kanya, by'umwihariko abanyarwanda mwe tubana buri munsi. Nk'uko twakomeje kubibona, twabonye yuko hari ikintu cyihishe inyuma y'igitaramo bita Maître Gims wishyizemo igihugu cy'u Rwanda yateguye, akaba yagiteguriye Paris, akaba yagiteguye ku munsi wo gutangira icyunamo nk'uko musanzwe mubizi. Gusa ariko ino nkuru kugira ngo ijye kumenyekana ndetse ijye kuba n'ibintu bikomeye, byatangiye umuryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa wamaganye igitaramo cy'umuhanzi bita Maître Gims w'umunyekongo cyashyizwe ku itariki 7 Mata 2025 mu Bufaransa. Murabizi neza mu gihugu cy'u Rwanda umunsi dutangiriraho wo kwibuka dutangira icyunamo ni ku itariki 7 Mata, bikaba buri mwaka nk'uko dusanzwe tubizi. Gusa ariko uno muhanzi w'umunyekongo bita Maître Gims yateguye igitaramo kigomba kuba kuri iyi tariki ya 7 Mata. Gusa ariko kigahabwa inyito yo kujijisha ko bagiye gukusanya inkunga igenerwa abana bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bababaye, nyamara ari inzira yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko dusanzwe tubizi nk'abanyarwanda muri rusange yuko ku itariki ya 7 Mata buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho umuryango mpuzamahanga wifatanya n'u Rwanda mu kuzirikana abatutsi barenga miliyoni bishwe, hakanafatwa ingamba zo gukumira ngo bitazongera kubaho ukundi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi tariki ku bihugu bifite aho bihurira n'u Rwanda birayizirikana cyane ku buryo hari ibitanga ubutumwa bwo kwifatanya n'abanyarwanda. Murabyibuka neza cyane muri 2019 hasohotse iteka mu Bufaransa rigena ku itariki ya 7 Mata igihugu n'umujyi wa Paris bazajya bifatanya n'abanyarwanda mu kunamira inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Gusa ariko kandi kwibuka byashyizwemo imbaraga mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Normande ku itariki ya 13 Mata 2024, ubwo hafungurwaga urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi nk'imwe mu nzira yo gushyigikira ko jenoside itazongera ukundi. Gusa ariko mu buryo bwatunguranye ndetse n'uburyo butumvikana neza, haba abanyarwanda ndetse n'amahanga yose muri rusange batunguwe n'uburyo umuhanzi bita Maître Gims ufite inkomoko muri Congo yitwikiriye umutaka wo gufasha abana bagizweho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ategura igitaramo ku itariki ya 7 Mata 2025. Gusa ariko nk'uko twakomeje kubibona ndetse binagaragara neza ndetse n'abasesenguzi n'abantu bakurikirana hafi ibijyanye n'ibingibi bemeza yuko ni igitaramo bigaragara ko gifite intego yo kurangaza abantu bari mu gihugu cy'Ubufaransa bitwaje gutabariza abana bagizweho ingaruka n'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomotse ku butegetsi bwa Kongo. Gusa ariko muri iki gitaramo byongeye gutungura abantu benshi ubwo bamenyaga yuko hazaririmbamo umuhanzi bita Yusufa, nawe wahisemo intero yo kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda igihe cyose. Ni ibintu twagiye tubona ndetse turakurikirana kenshi. Gusa ariko itangazo ryasohowe n'umuyobozi w'abanyarwanda baba mu Bufaransa uwo bita Christophe Lenzaho rivuga ko bababajwe bikomeye no kubona igitaramo cyashyizwe ku itariki mpuzamahanga yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko bigakorwa n'umuhanzi usanzwe azwiho gukwirakwiza imvugo zibiba urwango. Uno muhanzi bita Maître Gims ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo bita Christophe Lenzaho, umuyobozi w'abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ubufaransa, yagize ati gutegura ibikorwa kuri iyi tariki, ibikorwa by'umuhanzi w'umunyekongo Maître Gims unamenyekanyeho mu bikorwa byo gukwirakwiza imvugo zihembera urwango n'ihohoterwa ryibasira abatutsi ntabwo byaba ari ibintu bitunguranye. Gusa ariko murabyibuka mu minsi yashize kimwe mu bintu byagiye kuvugisha cyane ni muri filime mbarankuru yakozwe na Netflix. Uno muhanzi bita Maître Gims rero yaravuga ati ntabwo urwango rw'abatutsi waruhagarikisha umutobe w'amacunga. Uno muhanzi bita Maître Gims asoje kuvuga no magambo, amwe mu magambo yababaje abanyarwanda ndetse n'abakunzi b'igihugu cy'u Rwanda, yahise akora ikimenyetso cyo kurashisha imbunda akangurira abantu ubwicanyi. Gusa ariko n'umugabo bita Lenzaho amaze gutangaza no magambo yanagaragarije meya w'umujyi wa Paris ko gusubika iki gitaramo kikimurirwa ku yindi tariki yaba ari intambwe ikomeye mu gukumira ikwirakwiza by'imvugo zibiba urwango n'amacakubiri
z'amacakubiri by'umwihariko byibasira abatutsi, abanyamurenge n'abahema mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko yabigize muri aya magambo ati gusubika iki gitaramo bizafasha abashaka guhurira hamwe kuri uwo munsi wagenewe kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'urwango nk'urwo, bakazirikana birushijeho. Bizanafasha kwirinda guteza ibibazo mu baturage kuko iki gitaramo kibaye muri ubu buryo kitabura kubikurura. Aya ni amagambo bitarenzaho yatangaje nyuma y'uko ibi bintu bimaze kuba ibibazo bikomeye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bakunzi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ababikurikira hafi, nyuma y'uko umuhanzi bita Maître Jimuzi akoze ikintu gikomeye, ateguza yuko azakora igitaramo ku itariki 7 Mata, umunsi tuzi ko mu gihugu cy'u Rwanda ari wo munsi dutangiriraho icyunamo. Ibi byafashwe nk'agasuzuguro ndetse no guhembera urwango ndetse no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Gusa ariko ntabwo ari ibintu bigaragaye bwa mbere kuri uyu muhanzi bita Maître Jimuzi ufite inkomoko muri Kongo, ibijyanye no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Nk'uko nabikubwiye muri iyo filime mbarankuru yaciye kuri Netflix, wumvisha uko byagenze, amagambo yatangaje ndetse n'ikimenyetso yakoze, bimwe mu bintu byatumye abantu benshi bamugarukaho. Gusa ariko nayo makuru yarahari, icyo ngusaba kandi subscribe, usige comment na like, tujye tubana buri munsi ibiganiro nk'ibi biryoheye amatwi n'ahandi wabisanga ni kuri Philox TV show. Jya uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, ndagushimiye cyane.